Shalom, kaze kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru, ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo. Reka Imana ikomeze ikore umurimo udasanzwe muri wowe. Ni igihe cyo gutera intambwe nsha kuri uyu munsi w'145 w'umwaka, muri uku kwezi kwa gatanu, umwaka w'2023. Mu ntambwe nsha Uwiteka akuremeye. Aravuze ngo icyo kintu umaze iminsi ugerageza kureka ariko kikaba cyaranze, ariyiziye kuko ari we ufite ubushobozi. Urwandiko rw'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, gice cya mbere umurongo wa 29. Bukeye bwaho abona Yesu azaho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Umva mama, wasengeye abana bawe biranga, warasenze, watanze n'ibyifuzo ku bantu benshi, ariko umaraho ibyaha ariyizi, ubabarira ariyiziye. Umva, wasengeye uwo mugabo wawe ngo abone agakiza, abavandimwe bawe, inshuti zawe, ni igihe cyo kugira ngo imbaraga za Yesu zongere zigaragare. Ziracyakora uko zakoraga. We ntucike intege, kwa kundi yagukuyeyo nabo niko agiye kubavanayo. Yohana yaramuhamije, aravuga ngo ukuraho ibyaha araje. Dore ukuraho ibyaha aje iwawe, aje mu rugo rwawe, aza amarira umaze iminsi urira, nawe warasenze ngo aguhe agakiza. Ukuraho ibyaha akugezeho, aje kuguha agakiza, aje gutuma ubihagararamo. Baravuze ngo uzagwa, ariko uwaguhamagaye n'uwo kwiringirwa, n'uwo kwizerwa, niwe ukiguhagaritse. N'abavuga n'abagikora niwe ubahagaritse. Ntugire ubwoba, ntabwo ari we wabyishoboza. Ntabwo wakwivana ku itabi pe, ntiwakwivana ku nzoga, ntabwo ubusambanyi wabureka. We nta bushobozi ufite, ariko ukuraho ibyaha niwe uje kuguha agakiza, kuko amaraso ye aracyafite imbaraga, kandi amaraso ye afite imbaraga zikomeye cyane kuruta urugero wabasweho n'icyo kintu. Amaraso ye afite imbaraga zikomeye cyane kuruta ubushobozi bw'icyo kintu cyabase uwo muntu, cyabase uwo mugabo wawe, cyabase abo bana bawe, cyabase ubuzima bwawe. Reka gukoremo umurimo. Mwami Yesu, ndagushima kutareka inama ngo zizimire, ndetse n'iziri mu rugo ukomeza uzitaho, ureba ko zimeze neza, zariye, zanyweye, kugira ngo zigubwe neza mu mukumbi wawe. Urakoze ko na mwene data ugiye kugera iwe, ujyanye agakiza muri uriya muryango, ujyanye agakiza muri uru rugo, uzanye agakiza mu gihugu cyacu, uzanye agakiza mu mitima yacu, uzanye agakiza rosatana yako yabashata. Twe ntitwabyishoboza, ariko urakoze ko wowe hari icyo turemeye. Urakoze ko wongeye kudutarura nk'intama zazimiye. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.